tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Duherukana nkubwira uburyo Boaz yari yabengutse Rusi ndetse yatangiye no gukora ibishoboka byose ngo amwereke urukundo. Uyu munsi ngiye kukuganiriza ku itegeko ridasanzwe ryerekeranye no gucungura ryabaga mu mategeko ya Mose. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Muri iki gice cya gatatu mu gitabo cya Rusi turi ku mbuga ya Boaz. Ni ukuri rwose ko Rusi atarazi icyo akwiriye gukora, nuko biba ngombwa ko Nawomi agira icyo akora. Nk'uko tuzabibona, Nawomi yabaye hafi ya Rusi kugira ngo Rusi amenye neza uko akwiriye kwifata imbere ya Boaz, kuko ibyo Rusi yari arimo atarabisobanukiwe neza. Kandi kugira ngo usobanukirwe neza ibivugwa muri iki gice cya gatatu cya Rusi, ni byiza cyane ko wabanza kumenya ibyerekeranye n'itegeko rya gatatu ryo mu mategeko ya Mose. Kandi iryo tegeko ni rishya kuri twebwe ab'iki gihe. Tumaze kubona amategeko abiri tutari dusanzwe tuzi. Iri tugiye kubona ni irya gatatu tutari tumenyereye nanone. Ikindi kandi tugomba gusobanukirwa imbuga y'umuntu icyo ari cyo n'akamaro kayo. Ibyo kubimenya ni ingenzi cyane. Ushobora gutekereza ko amategeko tumaze kubona muri iki gitabo cya Rusi asa nk'aho ari mashyashya kuri twebwe, ariko noneho ndagira ngo urebe no kuri iri tegeko dusanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 25 guhera ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 9. Haravuga ngo abavandimwe niba hamwe umwe agapfa adasize imfubyi y'umuhungu, umugore w'uwapfuye ntazashyingirwa ahandi hatari muri bene wabo b'umugabo we, ahubwo umugabo wabo amucyure amuhungure. Umuhungu azabanza kubyara azaba ari we uzungurira se wabo wapfuye, kugira ngo izina rye ritazimira mu Bisirayeli. Uwo mugabo nadakunda guhungura umugore wabo, uwo mugore ajye mu marembo y'umudugudu abwira abakuru ati, umugabo wacu yanze gucikura mwene se, ntakunze kumpungura. Abakuru b'umudugudu wabo bamuhamagaze bamuhane. Nadakurwa ku ijambo akavuga ati sinshaka kumuhungura, umugore wabo amwegereye imbere y'abo bakuru, amukwetura inkweto, amucire mu maso, avuga ati uko aba ariko udacikura mwene se agirirwa. Inshuti yanjye, ndatekereza ko noneho ushobora kwemeranya nanjye ko iri tegeko ari rishya kuri twebwe ab'iki gihe. Iki gitabo cya Rusi nicyo kitwereka urugero iri tegeko ryakoreshejwe neza mu byanditswe. Naho ubundi ntekereza ko ahandi iri tegeko ryagiye rikoreshwa habayeho imbaraga, cyane cyane nko ku mugabo wabaga yarapfuye adasize abana. Reka twihe urugero hano kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza iby'iri tegeko rishya ridasanzwe tutamenyereye muri iki gihe. Tekereza wenda hari nk'umugabo utuye mu misozi yo mu Efurayimu. Noneho uwo mugabo akaba afite abahungu benshi. Hanyuma ijoro rimwe umwe muri abo bahungu agafata itara akaricana, maze muri iryo joro akabafasha umuhanda, aragiye akagenda buhoro buhoro avugiriza. Nuko umuhungu umwe akabwira abavandimwe bati, ariko buri gihe njye nkunda kwibaza aho uyu mwene wacu aba agiye rwose. Abandi nabo bakamubwira ko batazi aho mwene wabo abagiye. Hanyuma bamaze kugoroba cyane bakongera kumva wa mwene wabo agarutse avugiriza. Nuko akinjira mu nzu kandi ntagire uwavugisha. Bene wabo nabo bakamwihorera ntibamuvugisha, ariko bagakomeza kumwibazaho byinshi. Mu ijoro rikurikiye wa muhungu akongera gukora bya bindi. Ni ukuri rwose ndakubwiza ukuri ko noneho aba bahungu bagira amatsiko menshi yo kumenya aho uyu mwene wabo aba agiye kugorobereza. Hanyuma mu ijoro rikurikira bagategura ibibazo byinshi byo kumubaza. Ku nshuro ya gatatu ndabizi neza ko aba bahungu bategereza uyu mwene wabo kugeza igihe atahiyeho. Hanyuma wa musore yataha bwije bagahita bamubaza ngo wari urihe muri iri joro? Nawe akababwira ngo nari nibereye hepfo y'umuhanda hariya. Hanyuma bene wabo bakongera bakamubwira ngo twamenye ko hari umuturanyi mushya wimukiye iyo hirya. Nawe akababwira ngo yego rwose arahari. Hanyuma umwe mu bavandimwe bakamubwira ngo twumvise ariko ko uwo muturanyi afite n'umwana w'umukobwa. Wa mwene wabo akongera akababwira ati yego. Nabo bakamubaza ngo mbese ni ukuri koko ujya muri urwo rugo ugiye kureba uwo mukobwa? Wa mwene wabo akababwira ngo yego. Narindi wongerageza gushyira mu bikorwa itegeko ryerekeranye no kuba umuturanyi mwiza. Ni muri urwo rwego nagiye gusura uwo muryango. Nuko ba bene wabo bakongera bakamubwira ngo
twebwe ariko turashaka kutubwira neza niba uba wagiye kubasura ujyanye no kureba uwo mukobwa. Nawe akababwira ngo niwe mba ngiye kureba nyine. Bene wabo bakamubwira ngo turashaka ko tubwiza ukuri, waramukunze? Nawe akababwira ngo ntababeshye rwose naramukunze. Hanyuma bene wabo bakamubwira ngo twitegereje uwo mukobwa twebwe ntitwamukunda, kandi dufite ubwoba ko mu gihe wahura n'ikibazo ukaba utakiriho, umwe muri twebwe ashobora kuzarongora uriya mukobwa. Dushingiye ku mategeko ya Mose, uyu mukobwa yagombaga kuba umugore w'umwe muri abo bavandimwe. Hanyuma wa mwene wabo akabwira abavandimwe be ngo sha nta kundi rero, ngiye kurongora uriya mukobwa kuko muri iri joro namusabye ko yambera umugore kandi yamaze kubyemera. Nuko bene wabo bakamubwira ngo bahasi ubwo byarangiye nyine. Bakongera bakamubwira ngo reka twishyiremo ko tukiri kumwe nawe igihe kirekire, kuko rwose ntabwo twakwemera kumurongora mu gihe waba utakiriho. Bati ntabwo tumukunda pe. Tekereza rero uyu muhungu agiye akarongora uyu mukobwa, hanyuma akarwara ndetse akaza gupfa, cyangwa se akaruhama nko mu ruzi rwa Yorodani, cyangwa nanone akicirwa ku rugamba. Ubwo byagenda gute? Kuri iyi nshuro uyu mugore we yaba asigaye ari umupfakazi, kandi yaba afite uburenganzira bwo kugenda agahita asaba ko arongorwa n'umwe mu bavandimwe b'umugabo we basigaye. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko nta n'umwe muri aba bavandimwe wapfa kwemera kumurongora. Umwe muri abo bavandimwe ashobora guhagarara hanyuma akavuga ngo nagiriye inama umuvandimwe wanjye, namubwiye ko atarongora uyu mukobwa, kandi nanjye rwose sinshaka kumurongora. Bigeze aho rero uyu mugore nta kindi yakora atari ukuzana uwo mwene wabo w'umugabo mu nkiko. Uyu mwene wabo w'umugabo we yakwanga kumurongora imbere y'urukiko, uyu mugore akaba yamukuramo inkweto hanyuma akamucira mu maso. Nshuti yanjye, urumva ukuntu ibyo bintu byabaga bigayitse? Kandi ntekereza ko umuntu w'umugabo atarinda kwemera ko icyo kibazo cyageraho hose. Ngira ngo rero urumva ko hano hariho itegeko ridasanzwe ryemereraga umugore w'umupfakazi utarabyara kuba mu wundi mwanya udasanzwe. Kubw'iri tegeko uyu mugore w'umupfakazi yabaga afite uburenganzira bwo gusaba kurongorwa na mwene wabo w'umugabo we wapfuye. Kandi nshobora guhamya mu by'ukuri ko iri tegeko ryarindaga ubumwe bw'imiryango yombi, uw'umukobwa n'umuryango w'umuhungu. Iri tegeko ryatumaga n'abandi bavandimwe b'umuntu bita cyane ku mugeni mwene wabo ashaka kubazanira, kuko nyuma y'urupfu rwe uwo mugeni yashoboraga guhinduka umugore w'umwe mu bavandimwe basigaye. Iri tegeko rero Imana yarishyizeho kugira ngo ikomeze kurinda umuryango. Birashoboka ko haba hariho impamvu nyinshi zatumye Imana ishyiraho iri tegeko, ariko impamvu ebyiri nyamukuru ni izi. Impamvu ya mbere ni uko Imana yashakaga kurinda umugore. Ngira ngo urabyumva ko iyo umugabo yapfaga agasigira umugore we itongo, uruzabibu n'umukumbi w'intama, byashoboraga kugora umugore wo kubicunga neza. Niyo mpamvu rero uyu mupfakazi yagombaga guhita asaba kurongorwa n'umuvandimwe wa nyakwigendera, cyangwa se agasaba umucunguzi wa bugufi uzamufasha gufata umwanzuro ku butunzi yasigiwe. Intego ya mbere rero y'iri tegeko yari iyo kurinda umugore. Nagiye numva abantu kenshi bavuga ngo Bibiliya ni igitabo kivuga cyane ku bagabo ngo kuko kitavuga cyane abagore. Ariko nshuti yanjye, umuntu uzakubwira gutyo uzahita umenya ko adasoma Bibiliya neza. Ku byerekeranye n'iri tegeko ushobora kuvuga ngo wenda umugabo yashoboraga kugira amahirwe runaka, ariko ndakubwiza ukuri ko nta mahirwe yabaga afite. Ikindi cya kabiri cyatumye Imana ishyiraho iri tegeko nuko yashakaga kurinda ubusugire bw'isambu ry'umuntu. Imana ntabwo yahaye Abisirayeli igihugu cya Palestine gusa, nta nubwo Imana yahaye buri bwoko bwa Isirayeli umugabane nk'uko bari ubwoko 12 ngo bigarukire aho gusa, ahubwo yahaye buri muryango isambu ugomba guturamo muri icyo gihugu. Buri muryango rero wari ufite isambu yabo, kandi nk'uko twamaze kubibona umuryango washoboraga kubura isambu yabo, ariko ku mwaka wa yubile wa muryango ukongera ukayisubirana. Umupfakazi yashoboraga kongera kurongorwa n'undi kugira ngo acungure ibyo umugabo wa mbere w'uwo mupfakazi yabaga afite. Uko niko Imana yarindaga amasambu y'imiryango y'Abisirayeli. Umuvandimwe wa hafi w'umugabo wapfuye niwe wacunguraga umugore wa mwene wabo, akamurongora kugira ngo asubirane gakondo y'uwo mugabo wa mbere, yaba gakondo yo mu gihugu, yo mu bwoko bwe, cyangwa yo mu muryango we. Mu by'ukuri iri tegeko ni rishya kuri twebwe ab'iki gihe, ariko niryo ryakoreshwaga muri Isirayeli mu gihe cya kera. Rusi rero yari umupfakazi utagira abana, kandi ibyo umugabo yari atunze byose byari byarashize, kuko Bibiliya itubwira ko Rusi na Nawomi bari abakene. Rusi yari afite uburenganzira bwo gusaba Bowazi akamubera umucunguzi, kuko Bowazi niwe wari umuvandimwe wa hafi w'umugabo we wapfuye. Kandi na Nawomi wibuke ko yari yabibwiye Rusi ubwo yamumenyeshaga ko Bowazi ari umucunguzi wabo wa bugufi. Nyamara nk'uko bigaragara Bowazi niwe wihutiye gukunda Rusi, kuko yamubengutse maze kwihangana bikamunanira. Ariko ubundi mu mategeko Bowazi si wari gusaba Rusi
Rusi kumubera umugore, ahubwo rwari uruhare rwa Rusi. Rusi niwe wari gusaba Bowazi kumubera umugabo. Nyuma tuzabona ko hariho undi mucunguzi wari bugufi cyane kurusha na Bowazi, kandi Rusi iyo abishaka yari gusaba kubana n'uwo mucunguzi wa bugufi. Bowazi rero ntabwo yari azi neza uwo Rusi azahitamo hagati ye n'uwo mwene wabo wundi. Nicyo gituma Bowazi yagombaga gutekereza amahitamo ya Rusi. Bitewe n'uko rero Rusi atigeze agira icyo abikoraho, Nawomi niwe wishyizeho uwo mutwaro, maze abwira Rusi ngo ugomba kwereka uyu mugabo Bowazi ko ukeneye ko kubera umucunguzi wawe. Noneho hano tugiye kubona uburyo budasanzwe bwakoreshejwe kugira ngo dusobanukirwe neza uburyo budasanzwe bwakoreshejwe muri iyi nkuru turi kwiga ya Rusi na Bowazi. Biradusaba kubanza kumenya icyo imbuga yari isobanuye muri icyo gihe. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ko Imana yitwararikaga ubwoko bwayo bwa Isirayeli. Uzasanga amategeko menshi y'Abisirayeli yaravugaga ibijyanye n'ubuhinzi, kuko Abisirayeli benshi bari abahinzi. Amategeko ya Mose ntabwo yarebaga gusa Abisirayeli, ahubwo yarebaga n'abaturage bose bari batuye mu gihugu cy'isezerano, aricyo Kanani cyangwa Palestine y'iki gihe. Muri iyi nkuru rero tubonamo amategeko avuga ku mbuga n'imigenzo muri icyo gihe. Mu bisanzwe imbuga yabaga iherereye hejuru y'umusozi kugira ngo yakire umuyaga wose uza ukabasha gukuraho urukungu mu mbuto nziza. Ibi bikaba byari bitandukanye n'aho bengeraga vino, kuko aho kuyengera hari munsi y'umusozi. Impamvu hari munsi y'umusozi ni uko kwikorera imizabibu uyimanukana umusozi byoroshye cyane kurusha kuyikorera uyizamukana umusozi. Aho kwengera vino ni hahandi Gideyoni yari ariho yanika imbuto z'imyaka y'iwabo. Impamvu Gideyoni yariho yanikira imbuto z'imyaka munsi y'umusozi nuko yari yishe Abamidiyani bari bakandamije Abisirayeli muri icyo gihe. Marayika w'Uwiteka yabonekeye Gideyoni. Kandi inshuti yanjye, ntumbwire ko Imana idasetsa, bitewe n'uko uyu marayika yabwiye Gideyoni ngo uri umunyembaraga. Aya magambo yanditse mu Bacamanza igice cya 6 ku murongo wa 12. Nyamara kandi Gideyoni yari munsi y'umusozi aho bengera vino, afite ubwoba bwo gupfa mu gihe yari kuba ari hejuru y'umusozi. Ngira ngo urabyumva ko nawe yari ababajwe no kwanika imbuto z'imyaka ye munsi y'umusozi, kuko aho hatageraga umuyaga wo gukuramo urukungu mu myaka y'iwabo. Icyo yakoraga gusa, yashoboraga kugosora, ariko byose bigashoka bimugwa mu ijosi no mu maso. Ntekereza ko Gideyoni yari acitse intege cyane no kwanika imyaka y'iwabo munsi y'umusozi, kandi agomba kuyanika mu mpinga z'umusozi. Nuko marayika w'Uwiteka amaze kumubonekera aramubwira ngo uri umunyembaraga. Hano ntekereza ko Gideyoni ashobora kuba yararebye ku ruhande kugira ngo arebe niba nta wundi marayika ari habibwira. Nuko Gideyoni amaze kubona ko nta wundi marayika ari habibwira, niko kumuhindukirira maze akabaza marayika ngo mbese uriho urabwira nde? Ni igihe uriho urabwira? Ati ndibwira ko atari igihe wita umunyembaraga, ahubwo jye ndi umwe mu baswa ba nyuma babaho. Kandi inshuti yanjye, mu by'ukuri koko Gideyoni yari umuswa kuko atarashoboye, ariko Imana ishimwe kuko ishobora gukoresha abaswa mu gihe abaswa biyeguriye Uwiteka. Kandi rwose Gideyoni wumvaga ko ari umuswa yashoboye gutsinda Abamidiyani yifitiye ingabo 300 gusa. Mbega ukuntu iyi nkuru yari ikwiye kudutera intege twebwe ab'iki gihe. Iyi nkuru ya Rusi yabayeho mu gihe cy'Abacamanza, kandi birashoboka cyane ko yabayeho igihe Abisirayeli bari baragarukiye Imana. Wibuke ko Nawomi yari Mowabu, hanyuma akaza kumva ko inzara yarangiye, kandi inzara cyari igihano cy'Imana muri Isirayeli. Mu yandi magambo, Imana yari yaragarukiye ubwoko bwayo maze ikuraho igihano cy'inzara kuko bari bihannye. Kuri iyi nshuro rero Abisirayeli bari basubiye mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi umuntu ashobora kujya kwanika imyaka ye ku mbuga yo mu mpinga y'umusozi adafite ubwoba. Noneho rero reka turebe ibirebana n'imbuga. Imbuga yabaga ikozwe n'akarunga k'itaka riri ku butaka bworoshye, kandi iryo taka rikaba rizengurutswe n'amabuye. Umukozi w'Imana Magi avuga ko igihe yari muri Isirayeli i Samariya ngo yahabonye imbuga nyinshi cyane. Magi avuga ko abantu batemaga imbuto aho kuzihura. Magi akomeza avuga ko ajya muri Isirayeli ngo hari mu gihe cy'imvura iringaniye, ngo niyo mpamvu atigeze abona uko Abisirayeli bahura imbuto ku mbuga. Ariko rero akavuga ko ngo Abisirayeli n'uyu munsi ngo bagihura imbuto zabo hejuru y'umusozi nk'uko babikoraga kuva na kera. Ngwiyo Abisirayeli bamaraga gutema imbuto bahitaga bazijyana ku mbuga, hanyuma mu masaha ya nimugoroba umuyaga ugahuha, kandi ngo washoboraga no guhuha kugeza igihe izuba rirengeye, cyangwa nanone ukageza saa sita z'ijoro. Magi avuga ko Abisirayeli batangiraga guhura imbuto zabo ari uko umuyaga wahushye. Umuyaga rero niwo watandukanyaga urukungu n'imbuto nziza, nuko imbuto nziza zikaguma ku mbuga, urukungu rukajugunywa. Abisirayeli bagombaga kuba bari ku mbuga mu gihe cyose umuyaga ukiri guhuha.
guhuha ku mbuga yabo, ngo iyo umuyaga warekeraga aho guhuha haba izuba rirenze ari 3 cyangwa se 6 z'ijoro, ngo bahitaga bategura ibirori. Nuko muri icyo gihe cy'umwaka imiryango yose ngo igateranira kuri ya mbuga yabo kandi bakahashinga ingando. Ibi bikaba bisobanura ko habaga hari abantu benshi cyane. Nyuma y'ibirori abagabo bashoboraga kuryama hafi y'imbuto zabo, ngo kuko imbuga yabo yabaga imeze nk'umuzenguruko, ngo abagabo baryamaga begamishije imitwe yabo kuri za mbuto, hanyuma amaguru bakayashinga hasi hirya y'imbuga kugira ngo badakandagira imbuto zabo. Ibi babikoraga kugira ngo barinde imbuto zabo zitibwa cyangwa inyamaswa zikaba zaza kuzona. Iki kandi ngo cyabaga ari igihe cy'ibirori no gushimira Imana ku musaruro mwinshi yabaga ihaye ubwoko bwayo. Iminsi mikuru imwe n'imwe yo mu Bisirayeli nk'umunsi w'umuganura cyangwa Pentecote, ngo igisobanuro cy'iyo minsi mikuru ahari cyahuriraga n'iyi migenzo yo guhura imbuto ku mbuga. Abisirayeli ngo bashoboraga nanone kuririmba zaburi bashima Imana kuko ibahaye umusaruro mwinshi. Ngira ngo urumva ko byabaga bisa neza kubareba bahagaze mu mpinga y'umusozi bareba mu ijuru bariho baririmba zaburi nziza cyane kandi nyinshi bashima Imana. Nshuti yanjye, igihe uri usoma zaburi ujye uhita utekereza ukuntu n'Abisirayeli bashoboraga kuyiririmba banezerewe bizihiza iminsi mikuru y'idini ryabo. Kuko tumaze noneho gusobanukirwa neza ibyerekeranye n'itegeko ry'umucunguzi nuko ryakoreshwaga ku mupfakazi, tukaba tumaze no gusobanukirwa ku mihango yerekeranye no guhura imbuto ku mbuga. Reka noneho dukomeze inkuru yacu turiho ya Bowazi na Rusi. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Rusi igice cya 3 ku murongo wa 1. Bibiliya irambwira ngo Nawomi nyirabukwe abwira Rusi ati, mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Mu gihe cyose cy'isarura Nawomi yakomezaga areba mu idirishya buri mugoroba, akabona Rusi na Bowazi baje Betelehemu, kandi ibi babikora mu gihe kingana hafi ibyumweru 6. Nuko imyaka imaze gukusanywa yose, Nawomi abona ko Rusi ntacyo ari habwira Bowazi ku byerekeranye no guhungurwa kwe, kandi birumvikana ko Nawomi yari yamaze no kubona ko Bowazi akunda Rusi cyane. Nuko Nawomi abaza Rusi niba ashobora gusaba uwamucungura mu bo mu muryango w'umugabo we wapfuye. Nuko Nawomi abwira Rusi ngo sinagushakira uburuhukiro. Uburuhukiro hano bisobanura ubukwe. Ngira ngo uribuka ko mu ntangiriro Nawomi yasabye bakazana be gusigara mu gihugu cy'iwabo i Mowabu, akaba ariho bashakira abandi bagabo kuko abambere bari bapfuye. Ariko kuri iyi nshuro turabona Nawomi ari hasaba umukazana we Rusi bamushakira uburuhukiro cyangwa se ubukwe. Mu gitabo cya Rusi igice cya 3 ku murongo wa 2 Bibiliya iravuga ngo ntihariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'abajabe, dore iri joro aragusereza sayiri ku mbuga bahuriraho. Nawomi yaravuze ngo uyu mugabo Bowazi niwe mucunguzi wawe, ufite uburenganzira bwo kumubwira akaguhungura kuko ari mwene wabo n'umugabo wawe wapfuye. Nifuzaga ko wagenda ku mbuga ye ari mu ijoro hanyuma ukabimubwira. Mu gitabo cya Rusi igice cya 3 ku murongo wa 3 aravuga ngo nuko wiyuhagire, wihezure, wambare, umanuke ujye ku mbuga, ariko ntumwimenyetseho atararangiza kurya no kunywa. Nawomi yabwiye Rusi kubanza gutegereza iminsi mikuru y'idini y'Abayuda ikabanza ikarangira. Nawomi yaravuze ngo Rusi nahawe gusa buriya mugabo Bowazi akakubera umucunguzi. Mu by'ukuri bigaragara ko nta kintu Rusi yari hakora cyerekeranye no gusaba ko Bowazi yamubera umucunguzi. Nuko rero nicyo cyatumye Nawomi atangira kumuha amabwiriza Rusi agomba kugenderaho. Nawomi yasabye Rusi gukora ibintu bigera kuri 4. Yewe natekereje ko ibyo bintu 4 ari ishusho yerekana uko umunyabyaha azi imbere ya Yesu Kristo. Izi nizo ntambwe enye z'ingenzi umunyabyaha atera agana kuri Kristo. Iya mbere ni iyi: kwiyuhagira. Nshuti yanjye, jye nawe iyo tugiye kuri Kristo tubwirwa ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Aya magambo yanditse muri Tito igice cya 3 ku murongo wa 5. Iyi niyo mpamvu Umwami wacu atubwira ibyo yakoreye Nikodemu ubwo yamubwiraga ngo ushobora gutekereza kuri mwiza ukurikiza amategeko y'idini, kandi koko nibyo, ariko ukeneye koga mu buryo bw'umwuka, ukeneye koga ngo wongere kuvuka. Umwami wacu yabwiye Nikodemu ngo ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 7. Kandi nshuti yanjye, ntabwo ushobora kugera mu ijuru utarabyarwa ubwa kabiri. Kugira ngo hagere ugomba kuba waravutse ubwa kabiri. Umuntu umwe yigeze kubaza John Wesley igituma John Wesley abwiriza buri gihe avuga ngo ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Mu by'ukuri iyo niyo yakundaga kuba insanganyamatsiko y'ubutumwa bwa John
John Wesley. Nuko John Wesley asubiza wa muntu ngo impamvu nigisha mvuga ko ugomba kubyarwa ubwa kabiri no ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Nshuti yanjye, ntabwo ushobora kugera mu ijuru, nta nubwo ushobora gukizwa utarahinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Jyewe nawe ntabwo dushobora kugera mu ijuru mu gihe tutavutse ubwa kabiri ngo tubyarwe n'umwuka wera. Nuko rero Nawomi yabwiye Rusi ngo dore wakoze cyane ubwo wari mu murima, banza ugende wiyuhagire. Iyi niyo ntambwe ya mbere Rusi yabanje gutera. Hanyuma ikintu cya kabiri Nawomi yabwiye Rusi ni ukwihezura cyangwa se kwisiga mu kinyarwanda cy'ubu. Nyuma y'uko umugabo we wa mbere apfuye, ntekereza ko Rusi atigeze yongera kwiyitaho ngo abe yasa neza nk'uko yari ameze mbere. Ariko kuri iyi nshuro Nawomi yari yabonye ko hari umuntu wabengutse Rusi. Niyo mpamvu yari habwiriye umukazana we kwitera ka parfum cyangwa marashi kugira ngo ase neza. Kano kanya nshobora nko gutekereza ku marashi Rusi ashobora kuba yariteye icyo gihe, noneho nkaba navuga ko ayo marashi yitwaga urukerera i Mowabu. Kandi ndakubwiza ukuri ko ayo marashi atari asanzwe. Nuko nawe mabwira Rusi ati wihezure cyangwa se wisige. Noneho ndagira ngo ibimaze kuvuga tubihuze n'ubuzima bw'umukristo. Jye nawe iyo tumaze kuba abana b'Imana, ndakubwiza ukuri ko tuba turi abatoni ku Mana, kandi tuba twageze ku rugero rwo gusobanukirwa Imana, kandi kwisiga hari icyo bisobanura, kandi kwisiga hari icyo bisobanura ku mukristo. Nshuti yanjye, jye nawe dufite gusigwa k'umwuka wera. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 ku murongo wa 20, Yohana aratubwira ngo nyamara mwebwe mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Ibi bisobanura ko umwuka w'Imana ari ugomba kutwigisha byose, kandi twese dukeneye inyigisho z'umwuka w'Imana. Kandi nshuti yanjye, ubu nibwo buryo bwonyine mu isi dushobora gusobanukirwamo ijambo ry'Imana. Umwuka w'Imana agomba kutwigisha. Nyamara mbabazwa nuko ibi abantu benshi muri iki gihe bakomeje kubikerensa. Kugeza uyu munsi abahanga mu bya teoloji usanga bashoza intambara z'uburyo bwinshi ku byerekeranye n'ibyahumetswe n'Imana. Ariko kumenya ko Bibiliya yahumetswe n'Imana ni ingenzi cyane. Gusa ushobora kwizera mu buryo bwuzuye ku byanditswe byahumetswe n'Imana, ariko ugakomeza kudasobanukirwa ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera ko ubwenge bwawe wenyine udashobora gutuma usobanukirwa iki gitabo cyitwa Bibiliya. Ushobora kumenya byinshi kandi ugasoma ibitabo byinshi ukabyumva, ariko umenye ko umwuka w'Imana wenyine ari we ushobora kukwigisha ijambo ry'Imana. Pawulo yaravuze mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 2 ku murongo wa 9 n'uwa 10 ngo ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'ibyo gutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo. Umwuka w'Imana ashoboye kutwigisha no kutuyobora mu kuri kose. Mbega ukuntu ari ingenzi kugira umwuka w'Imana nk'umwigisha wacu. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 2 ku murongo wa 10 akomeza hagira hati ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Tugomba kumenya ko iyo tumaze kuvuka ubwa kabiri dusigwa n'umwuka w'Imana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 ku murongo wa 27 aravuga ngo kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha, kandi nk'uko uko gusiga kwe kubigisha byose kukaba ari uko kuri atari ibinyoma, kandi nk'uko kwabigishije muba ariko muguma muri we. Ibi ntabwo bisobanura ariko ko dukwiriye gusuzugura ibyo abantu batwigisha, kuko jye nawe twabonye inyungu ku byo abantu b'Imana bagiye batwigisha, nabo bakatwigisha bayobowe n'umwuka w'Imana. Kandi n'uyu munsi Imana itanga abigisha cyangwa abarimu ku itorero, ariko ntabwo umwarimu cyangwa ubutunzi bwo mu isi bishobora kuzana umucyo mu bugingo bwawe keretse umwuka w'Imana wonyine abaye umwarimu wawe. Ngira ngo urumva ko intambwe ya kabiri ya Rusi yari ingenzi cyane. Rusi yagombaga kwiyuhagira hanyuma akisiga. Icya gatatu, wambare. Kandi ntekereza ko Nawomi ashobora kuba yarabimubwiye muri ubu buryo ngo Rusi, uribuka ka gakanzu keza wajyaga ukunda kwambara ubwo wowe n'umuhungu wanjye mwabaga musohotse? Ati ni ukuri karakubera. Kandi niba Bowazi yaragukunze wambaye iyo myenda mibi y'ubupfakazi, nabona wambaye ako gakanzu keza, noneho ntazarushaho kugukunda? Nuko rero ambara ako gakanzu kandi ntukongere kwambara imyenda mibi rwose. Iyi niyo ntambwe ya gatatu ku wizera. Iyo jye nawe tuje kuri Kristo tukamwemera nk'umukiza wacu, Bibiliya itubwira ko ari we gukiranuka kwacu. Kristo ntakuraho gusa ibyaha byacu, nta nubwo atubyara ubwa kabiri ngo duhinduke abana b'Imana gusa, ahubwo ashyiraho iherezo kuri byose kubwo gukiranuka kwe. Haleluya.
Mu bisanzwe ibingibi Bibiliya ibyita ikanzu yo gukiranuka. mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 22 niho babisobanura neza ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Pawulo avuga ko gukiranuka kw'Imana ari nk'umwambaro umanuka ku munyabyaha ukamutwikira kugira ngo Imana itubonere muri Kristo, kandi gukiranuka kwa Kristo niko gukiranuka kwacu. Iyo turi muri Kristo tuba twuzuye. Iyi niyo kanzu yo gukiranuka dufite uyu munsi. Mu gihe cyashize hariho igitabo cyasohotse cyitwa The Robe cyangwa se ikanzu mu rurimi rw'ikinyarwanda, kandi hariho umugore w'umuhanga kandi wakundaga guhora cyane mu itorero rimwe ryo muri Amerika. Uwo mugore yasanze pasiteri we nyuma y'amateraniro ku cyumweru nijoro, maze abwira pasiteri we ngo nabuze nsoma igitabo kandi icyo gitabo kiranshimishije. Nuko pasiteri we amubaza icyo gitabo yasomye cyari cyo. Wa mugore avuga ko igitabo yasomye cyitwa The Robe cyangwa se ikanzu mu rurimi rw'ikinyarwanda. Pasiteri we avuga ko yahise acika intege nyuma yo kumva ko uwo mugore yari ariho asoma icyo gitabo. Wa mugore yasabye pasiteri we ko nawe yazasoma icyo gitabo, ariko pasiteri we aravuga ngo ntabwo ari ngombwa kuko mfite icyo gitabo kandi nakinyujijemo amaso n'icyanshishikaza. Nuko wa mugore ngo ahita areba pasiteri we asa nk'umuntu utangaye cyane, maze aramubwira ngo pasite, urashaka kuvuga ko udashishikajwe n'iriya kanzu ivugwa muri kiriya gitabo koko? Nuko pasiteri aramusubiza ngo oya rwose, kuko ikanzu ya Kristo ntabwo yari nziza nk'ivugwa muri kiriya gitabo. Ati abasirikare b'Abaroma barayifindiye, kandi uwari kuyitsindira yari azi ko ashobora kubona igihembo cyisumbuyeho. Nuko nyiri kuyitsindira ayambara mu byumweru bike, bitewe n'uko muri Palestine hashyuha cyane, ngo ya kanzu iba yuzuyeho icyuya. Aba yishyize ku ruhande. Umukozi we ayibonye ashaka kuyambara, ariko asanga ihumura icyuya, nawe ahita ayijugunya. Pasiteri ngo akimara kuvuga gutyo, ngo wa mugore yahise atangara cyane, maze ngo aramubwira ati ibi biratangaje cyane, kuko ikanzu ivugwa mu gitabo The Robe ari ikanzu nziza. Pasiteri amusubiza ngo nyamara ikanzu ivugwa muri icyo gitabo nayo si nziza cyane. Ati ahubwo hariho ikanzu nziza bihebuje, kandi iyo ni ikanzu yo gukiranuka iyo Kristo yambika umunyabyaha wese umwizeye. Nawe nshuti yanjye, umenye ko jye nawe tutihagije ubwacu, ahubwo tuba twumva twuzuye iyo duhagaze muri Kristo. Mu Baroma igice cya 4 ku murongo wa 25 hatubwira ko ari Kristo watangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe, kugira ngo duhabwe gukiranuka kutwemerera guhagarara imbere y'Imana. Naho mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 5 ku murongo wa 21 haragira hati kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Nshuti yanjye, jye nawe twambaye iyo kanzu yo gukiranuka, kandi iyo niyo kanzu nziza kurusha izindi zose. Noneho ikintu cya kane Nawomi yasabye Rusi ni ukugenda ku mbuga ya Bowazi akamubwira ko yifuza ko Bowazi yamubera umucunguzi akamuhungura. Mbega inkuru ishimishije. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimira cyane kuko wemeye kuriha umwenda w'icyaha kugira ngo ducungure. Ntitwari tubikwiriye, ariko kubw'ubuntu n'urukundo byawe utugirira neza, uradukiza. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose. Amen. Nshuti yanjye, byari byiza kubana nawe uyu munsi. Mbese waruzi uburyo Rusi yasabye Bowazi kugira ngo amubere umucunguzi? Ubutaha n'ingaruka nibyo nzakubwira. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.